we you we nanone ahangaha uraje kwambara iki ndi mu kazi wahawe nande rero na boss ariko mwabukobwa mwe sinzi ikintu vraiment nabakoreye ku buryo mwirwa mu ngendaho rero musigaye mutsanga ni wanjye kamwe gacaracara hano ejo akandi gacaracara ku manywa umva rero mubwiza ukuri sibyo mumbare mwinzamu isukari n'amadayimoni sibyo fata ikintu cyitwa utwawe sibyo niba ari uduconco wazanye niba ari puberi wazanye niba ari imyambaro whatever I don't care sibyo mutsohokere mu rugo kandi nabwo rutava neza ndagusanga mango yenyoko umva rero ngira wa mugore niba uri umugore niba uri umukobwa niba uri habara sinzi icyo uri cyo uzi ko ujyona abantu batavuga ukajya ngo nuko batazi kuvuga nge ndi habara ntasoni nge ndi habara ariko wa mugore uzi ko herekera umuntu yakwihoreye yacishije ukajya ngo atazi kuvuga mi kuva nakwitwanye nta muntu urahangara kunuka kuri mama none wowe uraza unshinga wo nta n'isoni mu rugo rwanjye ndakwiyamye n'undi munsi utazongera kumenyera ndakwiyamye utazongera pima wongere ubisubiremo nkwereke icyo nkorera pima wongere nkwereke icyo nkorera Biteze ni byiza wiriwe ute meze neza Musiki. None wavuze kuzanyisha kubera yancege yawe uje kunsuzugurira icege hano. None baje kunuka iwanje. Iwanje kunuka njewe. Ni wendi kubasa nsubiza birawazanye nibiki nono. Urana mukasa avuga gase. Uje kunsuzugurira icege. Ni wendi kubaza ariko. Kunsuzuguza umukozi you wowe. ariko bakwice ntasoni Ndekura. Ngankubita. reba ibintu Nyina nkubita. Nyica n'ubundi barabivuze. N'undi barabivuze kuzanyica, uzankubita, uzangira iki? Nacyo nyica. None nganyica. Ni mwanya wawe ngaho nyica. None nakutuzuguza yancegera ngo unatega n'amahoro. Ngaho nyica. Nyica. Ngaho nyica ndahari. Nyica. ariko urifuza icyo wamugore urifuza nyica ndahari umva ngewe nibi naba ngombwa iyi nzu nzayigusigamo kugira amahoro bikore nta mugore ukurimo reba ibintu mbasaze ku gitanda n'iki nkaho uraho ngaho mu nzara muri telefone wajya umenya ko wakuze wajya umenya ko uri umugore w'umugabo ukamenya inshingano zawe kwirwa muri telefone gusa n'inzara ibyo ngewe bimariye iki nicyo nakuzaniye Egirayo. Wewe nzagusigamo none uzasiga nushaka uzajya uzanamo abo bagabo ushaka bose. Stupid. Bosi nari narangije guteka natetse umuceri n'ibirayi n'isosi Ntacyo ntabwo ndi burye. ntabwo murya Kiyorere ntabwo ngiye nshaka ibi. Urakoze. Sheri iki? Ntabwo ndi sheri wawe.
nuko nkubwiye si ikinyarwanda mvuze enough is enough. Meze neza. Ya, nta kibazo. Cyunga, niko se madamu, ibi ni ibiki wambaye wataye ibyomba n'intuzuza kwimeza neza hano bugeni. Urya se uno madamu. Ese ubwo rasunika nde? Igihe Kava muri Nyabarongo. kufunzaria Asa ni wao. Ucyoyi. Uriya meza urabona ninde muntu uri bukwakire ne habaye iki? niba ushaka gusakuza bagiye bakagwa bikuruka. Ariko mu mutwe ni hazima cyangwa waturumba. Aho wowe ndibaza uracyari muzima cyangwa Ushaka kuzamenya se? Ni ushaka kutubane. Ushaka kuteza fight. urabona njye nakwanduza amaboko yawe kujyana irwana nawe. Izo mfunguzo bana. Izi funguzo ni zawe? Ma izo mfunguzo nigendere. Izi zifitemo uburenganzira? Oya. Ariko inda mugira agatege. Inde ndaye. Oya imbuku nako. Imbuku mugira agatege. Niko mabu. Akanye rukumva wakijyana n'umugore w'isezerano. Ubusa ninjye nawe ninde ndaye. Yigo. Ayishua. Ura uricara ukabona umugore mu rugo. Shande ndakuza kugukanda ndakwigira imitwe. Mada nta jambo ufite mu rugo. Yigo. Yego. Yigo. Sawa reka turindiraze. Rego n'urugo narusezeranyemo ku kantu gashyira mu mutwe bakuru gushuri. Mada wasezeranye ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kwigira nabi. Erega baravuga ngo waje se kumusora umukobwa. Umugezi bwami ariko ubwenge buke butuma ataharamba bwawe. Ngomba ko umwana yabeje wundi wo mu cyaro ugomba kuza kuntwara urugo umwana avukitaho ni mu biryogo. Cyangwa uri kwibwira ngo burya ni buno. Ishyamba ryarahindutse. Imiti wazanye nazanye renze yawe. Jewe niba ufite imiti nge nta miti nkoresha. Cyangwa ubwo ibyo wazanye byataye garanti. Okay. Twe dukundwa by'umwimerere. None ubuletse gaturaje umenye turareba. Urabwo gusuzugura wafashe. Nyine turareba imbaga turareba inda n'umugore. Kubaka isezerano cyangwa kubaka umutima w'umuntu. Uza kubakisha umutima mu rugo rwanjye. Okay. Courage dusike mu gihe cyago biri kuguhire ninjye nawe uryenje. Komeza urwite rwawe kugeza igihe nzabona rusohokemo harusigara. Ana kibazo mambe. Reka tubirindire sheri wanjye. Sawa. Komeza utegereze kugeza. Ako musina nakurenganya. We ntabwo nkurenganya. Ufite uguhaye ijambo. Cya kiguri cy'umugabo nashatse. Uretse aze. Aha, mva mugore wasezeranye. Cyakoze ndaguseka usohotse mbere yawe. Mu rugo rwanjye. Bawe nanje. Umugabo wanjye. Wowe niba ufite yareshaga bashyize ibyo byo mushaka iki? Ubwo yareshaga. Niba uzarafite amafaranga yo kuyareshyeshya wose urafite. Ntabyo nashyiramo ko menyanye ntacyo nahaye. Kandi ubona no mukanyezi kirira muti havuye mari. Uretse gato. Ntacyo. Ashyira dupinga. Ntacyo mpinga mu nawe wacege. Isoni zizabuka. Musane waje. Umukobwa arakora iki hano? Sinacyasezereye hano. Umukobwa ntabwo mushaka muri iyi nzu. Ugomba ukamusura mu nzu kuyana. Ninjye wamwijije. Yaje kuntuka cyane.
uzi ibitutsi ndukiye hano umva wowe umbwira kandi ufite ubwenge nenge kure ko ubwenge ufite uvuga bufite ariko nsanze bucagase so wikaraze wibagirwa ko ndi umugore usezerana hano mu gitondo azindukira ari ubu sibyo turareba uwo baterera hanze fungurira nitahire ntabwo se ko mbona ubwawe fungurira nitahire uzase nagufunguriye umva wabwiye ngo umugore yawe gafungura nk'isohokera bare mufungurira agenda ntabwo mushaka ibi bintu shani biza muri ibu ndabona utuntu ku muhanda tumeze nk'utwambaro umva fungurira mufungurira agenda sibyo ese muramfungura ntimufungurira naringize ngo muri bo mfungure muragumye mu nkire migereza nako tuwarete yanyu wayizaga mushaka iki bwari tuwarete agenda tukubure ako ni buri wagukura umugore utukana kuriya nk'imbogo ahubwo se yinjiye hano gute ngiye nicaye hano muri salo ngiye kubona mbona araje anguyeho hariya nibagiwe gushyiramo urufunguzo uzi ibitutsi hano iki hano ngo ndindaya ngo aje kunsohora mu rugo ukagira ngo yaranzanye nyine ubutaha mbabarire ntazongera kwinjira uzajya uhozamo urufunguzo hari ni ukuzamenyesha umuzamu ko atazongera kurenga hariya nta kibazo Afani. yes Nje kukureba ngo tuvugane ku kirego nakiriye. ikirego kimeze gute Ikirego cy'abakobwa bishe umuntu bari mu cyaro. Amakuru ahari ngo nuko bahungiye i Kigali. abakobwa babiri bishe umuntu abo bakobwa babiri se mwaba muzi ahantu bakomoka Amakuru dufite ngo baturitse bari mu Birambo mu cyaro higiye. mu Birambo bya Nyamasheke se Yes. Nyamasheke. hanyuma se mwaba mufite amafoto yabo kugira ngo turebe uburyo twatangira kubakurikirana Kubera ko ikirego aribwo kigitangwa na amafoto turabona gusa nari navuganye na Olivier twemeza ko tugomba kuyashaka tugomba kumenya amakuru yimbetse kuri iki kirego. okay wowe rero genda ubikurikirane urebe Olivier mukore kuri iyo dosiye ubundi afternoon uze kundeba mu rugo tubiganire kurumva iyo dosiye niyo kwitonderwa ntago yoroshye ibintu bikomeye tugomba gukurikirana twitonze okay Yes. Wogenda urebe Olivier uraza kundeba kuri office ni mugoro. Yes, Afani. Sawa sawa. ubwo wari uzi ko ntazakubona mbwira niba iki mwakoze ibiki ntabyo mbwira ibintu mwakoze kugira ngo duhamagare ntabyo ni eh